ariko ngo uwo mukobwa ngo yahise guca n'amafaranga. Karosi niwe wayanciye. Yani magambo Karosi acuruza abakobwa babigore. Bishatse kuvuga yuko Karosi bari abakobwa bacuruza. Abaye atabacuruza. Ntago abaranciye amafaranga kuko niba umugabo mugenzi wafatiwe mu cyuho. Warayize ukamubwira ati rero kugira ngo bino bintu bizimangatanye nuko tugomba kuvugana uburyo ndaguca amahera. Karosi arabizi, umunyamakuru w'Inzozi TV yaratuye hagati, aho niho twatangiranye imiteretano yabaye hagati yanjye nawe. Maze kumenya yuko ari agafu k'imvugo rimwe. Maze kumenya yuko ahubwo inzira zigendwa birumvikana kandi amarembo afunguye. Zekeri ndamunenze, nenze Zekeri, nenze Karosi, banenze bose. Zekeri nawe yarazi ko duhari, kuki ataduhamage ngo tubajye hagati. Amafaranga rega n'ubundi ntabwo Zekeri yarayafite mu nenze Zekeri. N'ubundi bari bamaze kuyatwara. Zekeri yo Zekeri ubwo atari hano nuko cami yiri hano genda namutuka. Iriya nyana yimbwa ngo neze Zekeri. Nakubwiza ukuri. Umuntu w'umugabo nka Zekeri twemera. Ubundi bihumbi umuntu w'umugabo Zekeri kushaka. Umuntu w'umugabo atanga ibihumbi 150 by'ica. Oya je mumbwire. Zekeri afite abantu bo muri famille. Afite abantu bo muri famille bakeneye kwiga. Urabyumva neza? Zekeri bafite abantu bo muri famille bakeneye kwiga, bari bakeneye kwiga. Babuze minirivare hejuru. Nakubwiza ko ariko pastor wakikura mu maje. Oya banza uve. Oya mu maje. Amaje ariko amaje ushaka kumbwira na amaje nyabaki. Ibihumbi 150. Utanakoze kwibere. Urabyumva ndakubwiza ko ntabere yakozeho, wabyumvise neza. Ezekiel umbabare ndakututseho gato. Uri umugabo ntabwo urimbwa kandi ntabwo uri buzunguza umurizo. Dute ngomba kubigiraho kubera ko ibyo biri muri bimwe mu byo Karosa nkangisha. Wakoze urumva ko nabyumvise. Ngo nakoze. Burya rero kandi urivugirizwa ku musozi ubusa. Kandi ikindi umugabo muzima cyerekana ko umubiri ukora nako niko bakatanseka nibe nanjye naraterese ariko nago bigeze bambona ndi hejuru yawo nk'umuntu witwa Kari umukristo nyakuri. Abicaze bamwaturire abicaze ngo ababwiye ati bavandimwe byabayeho uyu munsi wa none rero kuko Zekeri yamaze gutanga aya mafaranga. Yego kandi we yahaye izina ryararize. Urabyumva neza? Bisabwe na Karosi. None se Karosi abakobwa bose bari iwawe wita ngo ni groupe ibi nibyo leta ihora ivuga buri munsi kibaza. Karosi acuruza abakobwa. Icyo ni kibazo tugomba kwibaza. Nabandi bashobora kumva iki kiganiro. Ibihumbi 150 hagati ya Zekeri n'umukobwa byari ibyiki. Nta kintu bakoze, nta ndeza ari gutanga. Icyo mara cyari icyo byari bikingirije mbona kwari kugira ngo umugore wa Zekeri atazabimenya. None uyu munsi arabimenye. Karosi fata ibihumbi 150 immediately ubyohereze Zekeri kuri telefone ye. Ku kiganiro kirimo uburaya. Ikiganiro kirimo ahubwo Karosi yaravuze ati reba uburyo ujye ucyandikira ukidaraga ukijyane mu rukundo cya Zekeri tugikureho amafaranga. Zekeri yigeze kuvuga yuko ari nagatego yaba yaratezwe. Umutego nyine. None se niba Zekeri yatanze ayo mafaranga kugira ngo yirinde intambara ye n'umugore. Uyu munsi wa none bikaba byagiye hanze akaba nabyemera. Cyo bitakwihesha ikintu cyundi ukoresheje uburiganya ubwesiko escroquerie. Ndabizi neza umuri ugiye kwaka. Urumva? Agoye nta gisebo cya ruti cyo mutesi yansebeje ejo bundi. Screenshot za Karosi. Nta kintu yatangaza kuri Zekeri kigihari kirenze icyo ngicyo cyo kuvuga ngo Zekeri yashatse kuryamana n'umukobwa ngo muhonga 150 nta gisebo kibaho Karosi usigaranye wavuga kuri Zekeri icyo kirarangiye. Cyo rwose icyo nkivuze kandi nk'umubyeyi wa Karosi noneho abyumva wamuhagarariye natabyemera ubwo icyo gihe arahita yemera ko nibyo navuze byose ko n'ubwo bukwe butabayeho. Natanyemera nk'umubyeyi ahita yemera ko mushikiwe nasabwe ngatanga atashingiwe. Wabyumvise? Yego. Karosi ngo uvuga nta n'ibihumbi 3 yashyizeho nta n'igihumbi cye nabonye. Ndakubwiza ukuri. Urumva? Nta n'igihumbi umva nta n'ijana ribarwa igiceri cy'ijana yashyize ku rubuga none ngo tuvuge ngo Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.
urihangana ejo bundi nawe ubuzima bugenda neza burya icyambere ni ukwizera Imana ntago nabura kugasoresha kuko ndi kumwe n'umushumba Pastor meze ute meze neza ndabona usa neza uriho ubwiza bw'Imana mwakoze twagusuye mu rugo kugira tuganire ku ngingo zimwe na zimwe zigenda zivugwa muri kino gisata cy'iyobokamana ni imvange n'agatogo harimo imvange n'agatogo mbese bimeze neza ariko ndabona usa neza murakoze n'abandi bari kubibona ntago ndimo ndavuga iby'amarangamutima uyu munsi rero turaza kuza kuganira kuri wowe kuko ni wowe uri hano hanze kugeza akanya umuntu iyo ari kubona Pastor Claude nta hantu wanyura batavuze Pastor Claude biragoye akanya urafungura YouTube no kuri radio narabyumvisha wafungura radio ukavuga kumva Pastor Claude Pastor Mutesi abavandimwe umushiki n'umusaza basubiranye muri bya bindi bya Adamu na byo kwa Adamu na Eva bya Kayini na Abeli. Kayini na Abeli baravukanaga ariko shitani aza kwihanga muri Kayini bivuze rero ko bapfuye. Kayini yari umunyabugugu yari umunyabugugu ariko Abeli akagira akaboko gatanga bityo rero bagiye gutanga kimwe mu 10 n'amaturo hanyuma Abeli akora kuri buri kimwe cyose akiranuka kuko byagombaga kuba bigenda hanyuma Kayini we aracenshura rero hari abantu bacenshura no kuri kw'Imana bakagucenshura aho kugira ngo bakunkumure bagire gutya waritegereje usanga Kayini arinde hagati yawe ya Pastor Mutesi Kayini ninde Abeli ninde urwo rugero urumva Kayini ni umugabo na Abeli ni umugabo ariko ushobora kugenekereza ukavuga ngo uyu nguyu ngenekereje gutya n'uyu tutagiye yuko umwe ari umugore cyangwa undi ari umugabo reka ubwo natanze urugero kuri ibyo bitambutse kubyanjye na Mutesi tufate ko mushiki na musaza hari ibyo batumvikanyeho mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu iyobokamana ko ngiye mpagaze ku ijambo ry'Imana no ku itegeko nshinga kuko niba itegeko nshinga nanjye ni umuntu wateye igikumwe ndaritora nuvuga ngo mu majwi yatoye itegeko nshinga igikumwe cyanjye cyari kirimo rero muri bya bintu natora itegeko nshinga bivuga ku bushyingirwe bukorewe imbere y'umwanditsi w'irangamimerere igihe ntigeze mbubona kuri Mutesi nanone nkagaruka nk'umukozi nka pastor mu iyobokamana cyangwa se mvuge nk'umukristo wa Kristo Yesu wemera Imana mu bushyingirwe bw'imbere mu rusengero nkaba ntarigeze mbubona icyo gihe rero abantu baje gushyigikira ngo yarapfakaye nkabona ko atapfakaye aho niho tutumvikana ni mu myemerere turi. None Pastor uvuga iki ku bantu bose muri comment ku biganiro byose biri gukorwa bavuga ngo uyu mugabo ari kuvuga amatiku kandi bazi ukuri reka rero maze nkubwire umuntu wese niyo abantu bari mu nama njyanama y'abaturage nta muntu utanga igitekerezo ngo cyakirwe na bose umwe arabaza undi akabaza noneho uyoboye inama akavuga ati ariko niba hari ufite igitekerezo akaba yumva niba hari ufite ikibazo akaba yumvise hari undi wakibajije ntiyongere kukibaza noneho rero abatureba bagakora za komanteri hari igihe baba batazi inkomoko imvu n'imvana aho byaturutse bagafatira aho bigereye iyo bafatiye aho bigereye rero baravuga bati korode wacu abandi bati Mutesi wacu ariko kandi uyu munsi wa none uramutse ukoze ijanisha yego ry'abemera Imana ariko badakora iby'Imana ishaka ushobora gusanga ari bo benshi kuruta bemera Imana bakora iby'Imana ishaka yego abandi bo badakora iby'Imana ishaka abo nibo Mutesi wacu ko ari benshi Bibiliya iravuga ngo Yesu yaravuze ngo mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye nuvuga ngo abanyura mu irembo ridafunganye nibo benshi n'ubundi ibirasike tubwira se mu irembo rifunganye na ahantu hafunganye nyine hanyuramo abantu mbese banyoye mbese bagororotse bye ariko irembo ridafunganye n'abameze gutya
bagenda bitambukira bose wananyuzamo n'ikamyo bigenda mu kivunge nta kibazo gihari, ariko irembo rifunganye ni ahantu hafunganye nyine, urumva ko ni ahantu hafunganye hacu wihanganye wemeye guca mu maguru. Pastor, uyu munsi ntago ndibuze kuza gutinda, ndaza kuza kugaruka ku gisa n'ukuri abantu bari kuvuga, bavuze muri comment, bavuze bavuga ati ibyo bintu byanyu Imana iraje ibirimbure, none turimo turabona noneho namwe ubwanyu mwatangiye gusubiranamo. Ubushize twakoranye na Ezekiel ikiganiro, ndamubwira ati ya kipe y'abanyamatiku, namubwira ngo ntago turi abanyamatiku, turi abanyakuri. Urebye ukuri kwacu aho gushingiye, Pastor Claude yagiye kuri Zaburi nshya, bamutumiye nk'umutumirwa, kandi Zaburi nshya ntabwo itumira umunyamatiku. None aya matiku turaza kuyakizwa n'iki ko twabonaga Ezekiel na Karosi ari inshuti, none nabo bakaba basubiranyemo nkuko we na Pastor Mutesi mwasubiranyemo, mwayi muri inshuti, aho bya bindi abantu bavuze ntago bitangiye gusohora ngo izi kipe zizagenda zisubiranamo. Icyambere nabaza kuvuga bose ndabakoramo umukwabo. Wabyumva neza? Ezekiel na Karosi nawe ugiye kubashyira hanze kubera ko buriya iyo uri umubyeyi, Ezekiel ndamwita nka murumuna wanjye, ngomba gucisha akanyafu nkamukebura. Karosi ndamwita umwana wanjye kuko yangize papa. Wabyumvise? Yego. Karosi yangize papa, muri za video mba papa kwa Karosi, mu yandi magambo nahagarariye papa wa Karosi w'ikinyoma. Oya biriya byo birasanzwe. Iyo nza kujya ku ruhande nibwo nari kuba ngiye kuba umubyeyi w'ikinyoma. Iyo mpagararira umuhungu nari kuba mbaye w'ikinyoma, kuko icyambere iyo ujya gusaba umugeni uravuga ngo umuryango wa kanaka wantumye, urumva? Ariko noneho giye ko nahagaze mu ruhande rwa Karosi nari mukuri, kuko nasabwe umugeni ari we mushiki wa Karosi, kandi nta wagombaga guhagarara umugeni wari uhari. Nigiye nubundi wagomba guhagarara nubundi, niyo papa wa Karosi yakabaye akiriho. Ariko kuko amakuru Karosi yambwiye ko nta mubyeyi n'umwe afite. Urumva rero niyaza kuba akiriho nagombaga kuba nubundi mpagaze muri uriya mwanya. Ndatangira jewe ntabwo nzi uriya muhugu Charite, ntabwo muzi neza. Ntabwo musobanukiwe, namumenyeshejwe na Karosi na Ezekiel. Nibo batumye musobanuke mumenyaho agace gatoya cyangwa se ngira ibyo menyaho, kandi abantu bajye bihangana gengira ukuri kandi kwinshi niko kuzatubatura. Na Bibiliya niko itubwira. Uremewe rero iyo njyanye mu kubaturwa aho ngaho. Natangiye numva ko hari umusore uba muri Amerika, Karosi asaba Ezekiel ko channel yabo bayiregistaringa kuri email nyamerika. Channel yande ya Ezekiel na Karosi. Uwo musore ashaka kubafasha kugira ngo bajye bahembwa mbese amadolari menshi, batabakasi n'abaturage ba Amerika. Very good. Urumva ko ntangiye mukuri bose mbinjiyemo. None ibyo nabyo baranabipfuye, ariko hagatondaje. Noneho bigeze hagati Karosi ashwanaho na Ezekiel gatoya. Bashwanye Karosi hari ibiguzi yasabaga Ezekiel, indonyi nabyita nk'indonyi, kubijyanye n'iki ko bakora kugira ngo mbese uwo Charite ahindure uburyo bw'imihembere ya Ezekiel. Uburyo bw'imihembere ya Ezekiel ajya ahemberwa muri Amerika. Urumva? Yego. Ezekiel narambuga ntese shaho nkuko Charite abihindutse akazajya yafata mwabigenza otoya turamwizeye. Urumva? Kuko Bibiliya avuga ngo wize umwana w'umuntu avumwe, ngira ngo Ezekiel atangiye kubimenya, nibyo namubwiraga ko byari ukuri. Bibiliya yavuze uyu munsi wa none yaza kwa nundi ari Charite uyafata ubunuzeye ubu kuyamuna byakabaye ari ingora bahize batangiye kubibona tekinisiye. Nuko ubwo sinzi uko byanageze, ngira ngo n'Imana yanabibayemo ntibyanaba. Ezekiel yigumanira ibintu bye. Urumva? Yego. Karosi nawe sinzi niba yarakomeje ibyo muri Amerika guhemberwayo, niba yarabigize simbizi. Urumva uko dukora ibiganiro ni nkuko mwaje hano uyu munsi. Yego. Ejo ukatubwira utari ko hari inkuru ufite ishyushye yo muri gospel nziza, tukagusanga iwawe. Yego. N'abatumirwa ukabazana iwawe. Karosi yani wanjye arahazi,
ari aho nabanje kuba arahazi ari nahangaha arahazi urabyumva yego rero iyo acyuriye abantu ngo yarabagaburiye ntabwo yageze iwanjye ngo agende amara amasa icyo ni kimwe cyane ko ryari n'umwana wanjye yego wabyumvise ahubwo narumiwe ejo bundi namurebye yanyiha yankoroga ye baba ndavuga ariko kubyara kuri iki gihe nuko bimeze ndavuga rero nakasa mutwe Karose avuga ibya kasongo yihwa avuga inkuru za kasongo yihwa kuri Ezekiel avuga inkuru za kasongo yihwa kuri Juste ndavuga nti uyu muhungu bitebye ndaje mvuga n'ibyo yadusabye gukora bimwe mu byo wapfuye na Ezekiel ubwo ndaje ndabigeraho turaza kuza kumenya ikintu nyamukuru yatumye Ezekiel na Karose tuzangiza wa diaspora mutera udutebe neza kuko jihadi wavuga gasonga bugari ndabizi muri Amerika muri Canada muri Australia Burayi no hirya no hino harahatabu gusonga bugari mwebwe nimwicare mu mafoto yanyu mwumve ibyo ngiye kubabwira ku nkuru za Karose na Ezekiel nyuma yaho rero twagiye twumva ko Karose yahamagawe na Charité ari muri Amerika nkuko umuntu ashobora kumambagara akambwira pastor nakubonye kuri social media uri umukozi w'Imana wasengeye icyifuzo afite nukubona umugore ariko Charité abwira Karose niko bimeze yego ayo makuru niko nayakiriye hanyuma Karose aramubwira ati umva uko Uwiteka Imana ivugana nawe Imana iravuze ngo ngwino muri Afurika mu Rwanda dusenga n'Imana amaso mu yandi hanyuma uzahava Imana ikweretse n'uwo mugomba kubana wari we bivuze ngo Charité na Karose ntago bari bagize ute ntago bari baziranye wapi ahubwo buri agiye ninjiye mu gucukumbura agiye mu bisekuru ncukumbuye neza ahubwo ushobora gusanga ari je wagira Charité nk'umuhungu wanjye ninjiye mu gucukumbura ari nkange ncukumbuye neza erega buri Abanyarwanda n'Abarundi turaziranye kuko je nagenze Burundi hafi ya bwose ubu ncukumbuye ahubwo wasanga agiye ahubwo se wa Charité nabura telefone zanjye ampamagara hanyuma Charité atega indege ava muri Amerika impamvu tuvuze izina nuko Charité yiyicariye kuri kamera akavuga ububi bwase ubundi yo Charité ataza kuba yaragiye kuri social media ngo avuge kubijyanye ngavuga amazina yavuga ubuhemu papa we yamukoreye umuryango wamukoreye ntabwo twari kuba tuvuga ibi bintu yego nta muntu ndi uzasaba ikiganiro cya Charité ndakifite naragifashe uwabaye umunyamakuru wamubajije kurara rume ni Damuru w'inzozi n'impanuro hanyuma nasamugakire w'urugendo yego Charité atega indege ngo araza aza muri Afurika ku bwa Karose i Kigali nta muntu n'umwe bari baziranye mu Rwanda usibye Karose yabonye kuri social media nta famille yari afite mu Rwanda nta yihari nejo mundi mu bukwe iza kubihari twarabonye n'igisanira cyo kwa mubyara we bivuze ngo turaza kuhagera nakoreka no kwihuta ukorera amatwi nayumvise aje yageze kwa Karose ntiyihutira Karose ntiyihutira kumuha mushikiwe ahubwo ngo hari uwo babanje gucudika ku ruhande iyi nkuru samugakire w'urugendo online yagiraho nk'umufuruwensa w'urugendo online arayiziho yego abaza gukundana n'umukobwa umwe n'amazina narayumvise ariko se nshaka kuyavuga aya mazina urumva umukobwa ngo w'Ikanombe ariko se nshaka kuvuga izina ry'umuryango we yari yishakiye nk'umusore kwa kundugera mu gihugu ugahura n'umukobwa ukamutereta urumva we niba yaravuye muri Amerika afiteho kanosiyo k'uwo mukobwa ashobora kuba yaravuye muri Amerika afite nosiyo y'uwo mukobwa urumva ashobora ngo kuba yaravuye muri Amerika afite nosiyo y'uwo mukobwa uwo w'Ikanombe niwe bari inshuti ava muri Amerika yego ariko kuza nyine nyirizina yaje kubera Karose yego urumva yari afite nosiyo y'umukobwa w'Ikanombe basanzwe banivuganira uko bamenyanye sinkuzi urumva yego ariko bavuganaga n'uwo mukobwa w'Ikanombe urumva hari na support nk'umuntu wa muri Amerika yanoherezaga uwo mukobwa urumva yamufasha mu buzima bwa buri munsi nk'umuntu ufasha fiancé we ufasha umuntu bari mu rukundo nk'umuntu bazabana icyo kirumvikana niyo waba i Kigali hari ukundi kuntu bigenza muri kumwe cyane hanyuma Charité yageze mu Rwanda mwageze mu Rwanda
umukobwa yanamweretse karosi. uwo mukobwa w'i Kanombe amwereka karosi yego uko nabyumvise. Noneho karosi aza kujya muri ngo wi nka kwa kuri n'ibishaka teje najya gira atizopaya atuvuka Imana ivuganye nawe Charite. Amina. Imana yambwiye ngo uri asiwe mugore wawe ahubwo umugore wawe ni kanaka mushiki wanjye. Wabyumvise? Aho ntago mpumvishe neza. Ntago mpumvishe neza. Yagiye mu ntuze gutya. Atuvuka Uwiteka Imana ivuganye nawe. Atumva. Uri yasu umugore muzabana. Dore umugore muzabana ameze gutya. Ubwo urumva Janet yaratarandamubona Janet. Urumva? Sorry. Yihangana ariko n'ubundi baramwivugiye muri social media. Hanyuma atuwo muzabana ameze gutya ateye gutya bimeze mbese mu buryo mwe cyangwa ubundi. Ariko ntiyavuga ko ari mushiki we. Ntabwo yamubwiye ko ari mushiki we. Ariko ubwo urumva yakwegaga yishyira nyine yahanuye. Abakobwa bakwa Karosi warababonye? Ndambabona. Warababonye? Ndambabona. Arangije ariko ubwo bishatse kugeza aho ngaho bishatse kuvuga ngo yamuzanye n'ubundi hari target n'ubundi iri mu mutwe wiwe. Nyine uko bimeze urumva none se wowe baca umugani mu Kinyarwanda ngo ijya kurisha ihera ku rugo. Ntabwo Karosi rero yari kujya kurishiriza ahandi adahereye ku rugo rwiwe. Umugisha niwe ari kujya kurisha ahandi udahereye muri famille. Ubwo bwene gihugu yarabukeneye iwabo. Ko Karosi yarakeneye kugira muramu we w'umunyamerika. Yarakeneye kugira mushiki we ugomba kugira ubwene gihugu bwa Amerika. Yavuga ati mfite mushiki wanjye uba muri Amerika. Urumva? Hanyuma uko nabikurikiranye rero byagenze. Karosi ahanura ko mushiki we uwo nguwo kari w'Imana ihaye Charite. Ariko abihanura atamubwiye ko ari mushiki we. Ntiyabimubwira. Yego. Nyuma yaho abarabahuje. Ati dore uw'Imana yakubwiye. Ati n'uyu. Wabyumvise? Yego. Ati dore uw'Imana yakubwiye n'uyu nguyu. Charite abacamatanye na mushiki wa Karosi. Mushiki wa Karosi mu maraso. Yampaye nka rero. Nyina ni mushiki we kwa nyina wabo. Yego. Niko nabyumvise. Bamwe ati arongera asubiramo mu birya yoko yagihanuze. Urumva? Haramubwira ati uyu ni we. Uyu ni Imana yakubwiye. Akanaka bavukaho. Bigenda bityo rero. Bimaze kumera gutyo ariko baca umugani inkuru y'umwana isubira inyuma. Wa wundi w'i Kanombe famille ya Charite yo muri Amerika yari imuzi. Birashoboka ko n'amafoto bari barayabonye bamuzi neza. Baramushimye. Urumva? Barashimye umukazana. Negeze nakubona nanya amafoto ye nabonye ari umukobwa mwiza. Ubwo urumva nazo ubwa mbere yababwiye ko agiye kureba fiancé ntiyababwiye ko agiye kureba Karosi. Yego. Urumva? Yababwiye ko agiye kureba fiancé ntabwo yababwiye ko agiye kureba Karosi. Yego. Araza aje azi ko famille izi umukobwa bazabana. Bazanamushyigikiramo. Umuhungu ubwene gihugu bwe ni umurundi. Yego, nicyo gihugu cya kavukire. Urumva? Uburundi hagati y'Uburundi niba atari Uburundi ni Kongo. Hagati y'Uburundi na Kongo. Niho umuhungu ashobora kubavuga. Ariko amakuru ufite yizewe. Urumva? Amakuru ufite yizewe kurushaho nuko nguruva. Hanyuma uyu mukobwa w'i Kanombe twahaye inyuguti ya M, reka dukoreshe M. Uyu mukobwa w'i Kanombe nawe ni umukobwa w'umukirisitu-kazi. Ukijijwe w'inzobe. Wareba rwose ukavuga uti kabisa uyu ni mubera ruko. Hanyuma rero Karosi nibwo yaje kubatandukanya akoresheje ubuhanuzi. Atandukanya Charite nawe wa mukobwa w'i Kanombe. Na wa mukobwa w'i Kanombe. Yego. Iby'Imana itubatse birasenyuka. Ibyubatswe n'abantu. Yesu yabwiye Yerusalemu ngo Yerusalemu ni kangahe nshaka kukubundikira nk'uko inkoko ibundikira abashwi bayo. Ukanyangira. Areba ngo nimurebe aya mazu yose yubatse hano yose Yerusalemu
ngo azaridagura ngo ashobora kurida yubatswe igihe kirekire ngo ariko gusenyuka byaba umunsi umwe. Ibi bintu Karosi rero arimo arashaka gusenyera muramu we kandi atari byiza, kwera yuko jewe mpamagarwa nabimenye Charite sinari namuzi jewe. Yego. Namenye Charite ari uko bahamagaye barambwe bati dufite ubukwe. Ibyo byaje kwirukanka bigeraho naho bashyingirwa. Uko byagenze ngo byaje kugenda gutya, Charite ubwo urumva yaragiye ubwa mbere asubira muri Amerika avuye i Kigali. Ariko avuyeyo famiye yiwigira ngo avuye gushyira muri gahunda avuye gushyira mu bikorwa na wa mukobwa w'i Kanombe. Tutashatse kuvuga amazina. Yagiye muri Amerika ariko nta muhango mu buryo bw'amategeko cyangwa bw'umuryango ubaye. Urumva ni yamashyari y'abantu. Karosi ntakavuge ngo abantu bagira amashyari bamugira amashyari ajya atekereza ko ari umuntu wagize ishyari. Atandukanye abakundanye. Kuko aho yavuze ngo ntabwo yaranga umuntu niyagira gute. None se muri groupe y'abacuzi harimo abakobwa benshi. Kuki ataretse ngo umusore noneho girebere muri abo bacuzi. Ariko ni byiza nibyubatswe n'urwubatswe narwo ni rukomere. Ariko nareke gukomeza azana Karosi ibi tubivuze kubera ko ari wo wabyizaniye. Niwe wavuze Charite uzana mushiki wawe muri biganiro. Karosi ibintu ntango twagombaga kubivuga, urabizi iminsi yose ishize nge nananze kukuvugisha. Karosi naranamuhamagaye mfata telefone jewe. Yego. Ndavuga nti Karo, utagira icyo ahomba ahombya abandi. Amuhamagaye nyuma y'izi saga atangije. Ibi byamuteze byari bitaranaza. Yari yafashe Ezekiel yatangiye kutatanu Ezekiel. Kuri kamera cyangwa kuri kamera. Azanamo Gerard, azanamo Nderande Juste, araza arafatara cya Kigali. Mbese arafatara abyita Kigali ariko si ni Kigali. Kwabivuga. Ni ubushuti bw'abantu bagirana ntabwo ari ibigari. Ibigari ni ibintu bidasobanutse. Hanyuma mfata telefone ndamwihamagarira. Ndamubwira Karosi ufite groupe icyumba cy'amasengesho cya groupe yitwa abacuzi. Bakubonamo nk'umukozi w'Imana. Bakubonamo umumaro nk'umuntu ubabwira icyo Imana yavuganye nawe. Uyu munsi wa none barakubona uterana amagambo na Ezekiel mutukana. Uri murazana ngo Ezekiel ngo yaraterese ngo yagize gute. Ezekiel nawe akavuga ati nawe waraterese abo bakobwa babi wawe urabatereta. Urabyumva neza? Ezekiel burya yajyaga nitereteramo muri babakobwa se. Ni amagambo ya Karosi. Nakubwiza ukuri. Urabyumva neza? Ni imvugo za Karosi. Niba abandi botanye ivu nyine, niba abandi botanye baterana ivu. Urabyumva? Ibyo byose urivugirizwa ku musozi ubusa. Ezekiel nawe wabona. Ishobora kuvugiriza ubusa ugasanga nta kivumbuye. Umuntu akifata akavuza induru ku buntu. Umva nkubwire ibibazo byabo kuntu ari abapagani. Urumva? Nkubwire ukuntu ari abapagani. Ezekiel nibonye hari umuntu wazanye na cano yewe nakiranuka mwumvise mwayivuzemo hano. Kiranuka irahabaye. Ariko Ezekiel nawe nareke mbamubwire na Karosi bose mbabwire. Nawe yumva Karosi n'umwana wanjye, Ezekiel mufata nka murumuna wanjye. Urumva neza? Noneho jewe nababwiye ngo akasongo yihwa ubundi jewe unje kugira ngo ibintu byose mbishyire ku karubanda. Ariko mwampamagara Ezekiel mubaze nti amakuru yose nyarekure cyangwa nyariki hagati yawe na Karosi nyavuga cyangwa nyariki. Ezekiel twigeze kuganira mu kiganiro. Umumpamagaye cyane. Uwo muhungu Paul ndabona ari we wazanye channel ya Ezekiel, kamera ya Ezekiel. Paul shakira nimero ya Ezekiel. Mushakire nimero ya Ezekiel. Harimo ijambo rivuga ngo Karosi yateze umukobwa Ezekiel ngo amuterete. Ezekiel ako kagozi yakaguyemo. Baza kumvese nyine. Urabyumva. Rero jewe kababwise ukuri mbabwira giye nk'umubyeyi ngiye uje gucama aya mazimwe rero urumva aya mazimwe ndashaka guca aya mazimwe ndagushyiraho kuko kandi Ezekiel rero yamaye urumva yayikuye po wamusize mu rugo Ezekiel cyangwa yumvise ikigaro cyangwa yakoze ikigaro cyakasa mutwaye tava kuri telefone. Ezekiel rero yarababaye mu minsi ishize ushobora gusanga bya urumva na ma network. Halo. Uraho neza mukozi w'Imana? Yego po. Umuhanuzi nemera w'Imana. Yagize ngo uri Paul. Nerike Yellow TV. Yego Yoro. Umeze uteze Ezekiel rukundo.
ndashima Imana kabisa. aha ngo wanze kumbwira ariko ngo wigeze ngo gutereta ngo umukobwa wo kwa Karosi. Ngo nigeze Waterese umukobwa wo kwa Karosi. mushiki wa Karosi se bapani. Sha wikirengagiza ngo numwe mu bakobwa ngo ya groupe yaryo bayita ngo abacuzi. Ibyo ngibyo bimeze nk'ibyo azana kuri twese umuntu wese wagenzi we. Avuga yuko yaterese ngo abakobwa biwe menya ari ifuha afite. Oya se bari abakobwa ari none z'uburi se abakobwa. None se niba abakobwa bari ibirumbo nyine. Oya. None se niba ari ibirumbo ubundi ubwo abakobwa bazwi bateretwa n'abagabo bazi yuko twubatse twese uko tugenda iwe kazi neza yuko twubatse. Rero icyo nashaka kukumenyesha n'ubundi nta kidasanzwe kugeza kanya turi kuri kamera utazumva amajwi yawe yagiye hanze ukabona abana turipotinga muri ribu kugeza kanya turimo turagufata amajwi uri buze kuza kuvuga turi kwa Pastor Claude turicaranya hani kuri kamera. Ibyo ntacyo bitwaye n'ubundi na Karosi amajwi yanjye yakoresha atanabimbwiye. Kandi nge rwose umbaza icyo ushaka ndakigusubiza uko kimeze. Nta kintu turi buze kukubaza cyane no kujya tukumenyeshe yuko niba wumva kuba twavuga ukuri kwawe mu gutereta abakobwa bo kwa Karosi nta kibazo uri buze kuza kubigiraho twisanzure. Nta dute ngomba kubigiraho kubera ko ibyo biri muri bimwe mu byo Karosi nkangisha. Wakoze urumva ko nabyumvise ngo nakoze burya rero kandi urivugirizwa ku musozi ubusa. Kandi ikindi umugabo muzima cyerekana ko umubiri ukora nako niko ndakubwiza noneho abahungu bagese neza ashobora kwisanga yagize irari. Ibyo ngibyo Karosi amvugaho ni nk'uko hari ibyo yavuzweho ku mukobwa yakoreshaga kuri Karosi TV amufatira ibiganiro. Wumvise bivugwa yuko hari n'igihe rwose ngo yigeze kumufatirwaho ariko sinabihagazeho ariko numvise bivugwa ko higeze no gushya. Ariko nawe arabizi ko niba ari inkuru zamuvuzwa arabizi ko uwo mukobwa yahise acibwa kuri Karosi TV atongeye gucaho. Uwamuciye ninde? Kurumva yaciwe nyine na nyirubwite Karosi. Ubwo rero urumva umugabo mbwaseka imbohe. Ubwo urumva katanseka nibe nanjye naraterese ariko ntago bigeze bambona ndi hejuru yawo yiwe. Okay, ako ngako niko twari dukeneye uko niko kuri Ezekiel urakoze cyane. Ngewe ntago nahakana intege nke zanjye mu gihe nazisanzemo ariko niko ushatse urabyemeye hari n'amafaranga ari ntabwo ibyo nabihakana rwose nanabyiteguye nzi neza ko ari byo Karosi nkangisha urumva. Ariko ngo uwo mukobwa ngo yahise guca n'amafaranga. Karosi niwe wayanciye. Ari magambo Karosi acuruza abakobwa babiwe rero. Yatse kuvuga yuko Karosi bari abakobwa bacuruza. Abaye atabacuruza. Ntago abaranciye amafaranga kuko niba umugabo mugenzi wafatiwe mu cyuho. Warayize ukamubwira ati rero kugira ngo bino bintu bizimangatanye nuko tugomba kuvugana uburyo ndaguca amahera. Karosi arabizi umunyamakuru w'Inzozi TV aratuye hagati. Ngiye nari naragurije Karosi amafaranga ari mu bihumbi 200. Karosi anyishyuramo senkani. Ndakubwiza ukuri nanjye ijyunguriza niba ugira guheba gutyo. Kandi afite ubwoba. Nahise nuzana yandi wari usigaranye ntuzayansubiza ushaka ukuntu diriringa n'uwo mukobwa. None se watangaga ayo mafaranga yo kuba waraterese cyangwa ari wanamuteye n'indaro uri gutanga indezo? Oya ntago ari umva ikintu ukuntu byagenze umukobwa nge namwakiriye kuri kiranuka. Dukora ikiganiro atanga ubuhamya yenda niba ngombwa nzaha verisi y'abantu. Ukoze ikiganiro umukobwa ahagaragaza ahamya uburyo ari umukristo. Nza guhamagarwa n'umukobwa w'inshuti ye babanye mu nzu. Ambwira amabi ye yose. Ayambwiye ndavuga nibi sinabyemera. Reka nzarebe uko bimeze. Nyuma umukobwa nibwo yaje guhamagarwa na wa mugenzi yajyaga nanyumvisha ama voice. Agaragaza ko afite ubwoba. Bibyo uwo mukobwa yambwiye ndamubaza ese niba ibyo uyu mukobwa yambwiye yarabikoze.
warabikoze ni ubuhe bwoba ufite ese niba uri umukirisitu ufite ubuhe bwoba aho niho twatangiranye imiteretano yabaye hagati yanjye nawe umaze kumenya yuko ari agafu k'imvugo rimwe maze kumenya yuko ahubwo inzira zigendwa birumvikana kandi amarembo afunguye buri muntu wese yinjira ariko icyerekana yuko umukobwa ari kasha ntabwo none se uzampa iki ahubwo si ikibazo amafaranga nicyo kibazo kuko nari naramenye ko amakuru iyo ushyizeho amafaranga yemera nabwo amafaranga arahari aterega ndishakira amashini y'ibihumbi 100 ntacyo rwose tuzayireba ariko ubwo bwari uburyo bwo kugira ngo njye nimenyere ubuhamya bw'ukuri nta gahunda wari ufite iyo nza kuba mfite gahunda se urumva aba yaranciye mu myanya y'intoki umuntu ushaka ko yishyurwa amafaranga karose n'aba yarabimenye naramaze kuzishora yampaye hanyuma se nyine ayo mafaranga waje kuza kuyatanga gute ko wumva nta kintu wari wakoze urumva kuba nta kintu nari nakoze kubera ko byari ibintu karose yankangishaga wanze kwica ubuhamya bwawe nanze kwica ubuhamya bwanjye ndabana amafaranga ntacyo apana n'umuntu uyu munsi wa none ukaba ubishyize kuri kamera ubwo rero nuko ibintu byagenze nta bindi bintu bidasanzwe karose azashyira hanze bitari ibyo none se Ezekiel ntabwo waba ushatse kwigaragaza ko uri umwere ko wari wanze ko bijya kuri kamera none ukaba ubyishyiriye kuri kamera ubwo ntushatse guhita wigaragaza yuko bitabaye kandi mu by'ukuri waraciwe amafaranga yuko byaba byarabaye umva mubwire impamvu ngewe niwe ubimbajije kandi abantu benshi bazi ko ngira ukuri kwishi kandi urumva ntabwo nari impari bivuze ngo byatangiye kugenda kandi sinjya ndipfana ntabwo Pastor Claude yaba yaremeye yuko yabaye inshuti na Mutesi ngababwire ati navuge yuko ahubwo yampaye areke kubeshya uko ni ukuri noneho njye kwihagararaho mu mafuti nakuza mafuti ndakubwiza ukuri rero hanyuma se Ezekiel madamu wawe arabizi ubwo se ukumva habaho iryo kosa niwicaza umudamu ngo umubwire ati ibintu bimeze gutya rero okay sawa itufungura Ezekiel sawa urakoze cyane reka dukomeze ikiganiro Imana ikurinde kandi gukomeze mu bihe nk'ibi mbanje mumbwirire uwo muvandimwe ko impamvu yankangishaga kwari ukugira ngo ntazashyira hanze amabi ye ariko noneho kubera ko yashotoye bwa mbere akonshotora bwa kare akonshotora bwa gatatu ku murizo oya ntago bajya bakora ibyo nkangisha ndabyemera hanyuma rero nahagarare niwe wampamagaye nahagarare nitaba ahubwo muntumire nze mu gitondo cya kare ikiganiro cyawe kiraca kuri kiranuka kuri Yero TV ikaze kugakiza TV show ewana ndakubwiza ukuri mu gitondo sawa urakoze ibihe byiza Horanwa TV nanjye nareke ncuruze nizera ko muri iyi minsi yari umuceri 5D TV harya ni Pastor Fanny official ni 5D urakoze cyane ruku sawa Pastor ndakubwiza ukuri mfite amakuru sinyafite amakuru aruzuye urumva ko nyavumbuye nyave aha rero sasa noneho aha nibwo noneho tugiye kwimbika ikiganiro abantu bakumva kubaza kera atararyamanye n'uyu mukobwa bageze baryamana ntabwo baryamanye ariko Karosi abwira Ezekiel ngo tanga ibihumbi 150 Karosi inkuru tuyiceceke Karosi tukubaze Ezekiel yaragurije 200 Karosi none Ezekiel yumvisha iyo nkuru igiye kujya hanze aravuga ati ubuhamya bwanjye reka mbe mburinze aye warunsigayemo yaramaze kumwishyura 50 aravuga ati aye warunsigayemo yagumana ari kubimire 150 madama atabimenye 150 bukeye umugore wa Ezekiel atabyumva ahubwo aha tukibaza Karosi ko yari inshuti na Ezekiel kuki atamwicajije n'uyu mukobwa ko Ezekiel atari yafashe akaboko k'uyu mukobwa ko Ezekiel atari yaryamanye n'uyu mukobwa Ezekiel ko nta hantu bari bagiye kuri roge kuri hoteli runaka kuki Karosi atabaye umucuzi w'ukuri atabaye umunyamwuka nyakuri nk'umuntu witwa ko ari umukristo nyakuri abicaze bamwaturire abicaze ngo ababwira ati bavandimwe byabayeho ariko Ezekiel amahoro y'Imana nawe mukobwa amahoro y'Imana uyu munsi wa none rero kuko Ezekiel yamaze gutanga aya mafaranga yego kandi we yahaye izina ryararize urabyumva neza
bisabwe na Karosi. None se Karosi abakobwa bose bari iwawe wita ngo ni groupe ibi ni byo leta ihora ivuga buri munsi. Umunyamanga mukuru wa Ribu yaravuze ati ugasanga abantu bari mu cyumba ahantu mu nzu y'umuntu bararenga 15 20 ngo bari mu cyumba cy'amasengero. Atubundi icyo cyumba barakora ibiki? Ubwo twibaze pastor abo bantu baba kwa Karosi baracyari abacuzi. Sicyo kibazo se nyine gihari wabyumvise ukibaza Karosi acuruza abakobwa. Icyo ni kibazo tugomba kwibaza. N'abandi bashobora kumva iki kiganiro. Ibihumbi 150 hagati ya Ezekiel n'umukobwa byari ibyiki? Nta kintu bakoze nta ndeza ari gutanga. Icyo mara cyari icyo byari bikingirije mbona kwari ukugira ngo umugore wa Ezekiel atazabimenya. None uyu munsi arabimenye. Karosi fata ibihumbi 150 immediately ubyohereza Ezekiel kuri telefone yiwe. Siko bimeze se yaguhaye ibihumbi 10 narabibonye. Baza wumve niba Ezekiel yaratanze ibihumbi 150 ku mukobwa kwa Karosi bisabwe na Karosi. Ubwo Ezekiel amaze gutamba ibihumbi. Ubwo Ezekiel atanze 150. Nakubwiza ukuri. Icumi yaritanze. Karosi yavuze ngo Ezekiel yajyaga yakarya. Ezekiel rero yasabara amapura. Yaravuze ati ipura naryaga iriho inyama wenda iriho. Ngenda zitanga. Ipura yenda ibiro bingaye by'inyama. Ipura abari inyama imbwe. Urumva Ezekiel yararebye asanga ibiryo byo muri Kimisagara asanga nta pura yarenze 5 2. Ubwo yabaze nk'amapura ageze nko kurangaye. Urumva ariko iyo bazi ibihumbi 160 reka twibari 150. Karosi niba ari inyanga mugayo by'ukuri koko. Kandi ntari bubihakane ariko ntago ari Karosi bishyize hanze Ezekiel byishyiriye hanze. Oya buratse Karosi yarabivuze ubusege mbivuze narabyumvise kwa kinyamagano cya Karosi. Karosi naramwihamagariye ndamubwira ibi bintu uri murakora urabanza ugafata bibi urabanza ugasenga Imana. Je buraro hari ukuntu nteye hari ikiganiro nsenga hari nicyo nasenga mu Imana kubera ko mbazi ko icyo kiganiro gishobora kujya mu matiku. Niba ngiye mu matiku rero ngoma no kubwira Imana ngo Mana nyuma yawo ngabwira Imana ngo Mana umbabarire kuko ndi umuntu nta muntu utarakara na Yesu yararakaye ageze mu isinagogi asanga bacururizamo inkoko ibiki byose buri kimwe cyose yafashe iki indembo ikiboko arahambiranya imigozi y'ibintuza pa atangira gukubita atangira kumenagura kubita abantu. Yesu yararwanye ageze ku isinagogi asanga bacuruza ibintu Yesu agira umujinya rurakari bwinshi ararwana. Rero niba ndi mu kiganiro nk'iki ntabwo nkwiye gutangira senga. Nshobora gusenga shoje ikiganiro bitewe nuko ikiganiro cyagenze ariko ikiganiro kirimo uburaya. Ikiganiro kirimo kwanza sinu uburaya ninanuza. Urumva ari nka byabinde Ezekiel yabonye abakobwa bo kwa Karosi bakajya bitaragira biganira biraho. Hari biganira abantu bagirana biraho bisanzwe. Urumva nkuko utasigira inkoko ubunyobwa. Baza wumve se ahubwo Karosi yaravuze ati reba uburyo ujye cyane kidaraga ukijyane mu rukundo cya Ezekiel tuyikureho amafaranga. Ezekiel yigeze kuvuga yuko ari nagatego yaba yaratezwe. Umutego nyine. None se niba Ezekiel yaratanze ayo mafaranga kugira ngo yirinde intambara ye n'umugore. Uyu munsi wa none bikaba byagiye hanze akaba nabyemera. Kandi bigahuriramo n'ideni Karosi yaramufite. Bigahuriramo n'ideni Karosi yaramufitiye. Urumva Karosi atakwiye ku ubwambuzi bushukana. Icyo bitakwihesha ikintu cyundi ukoresheje uburiganya ubwesiko escroquerie. Ufitiye umuntu amafaranga ubunani ubumwishyura amafaranga ye mu rwego rwo kumuheza mu rwego rwo kugira ngo umuheze. Ushatse umukobwa uti ndimwandikira uti Ezekiel uri umugabo mwiza ndakwikundira urumva uvuga neza usa neza umukobwa urumva message nk'iyije y'umukobwa watumvise uyu muntu ni muntu ki urumva uyu muntu ni muntu ki ni gatumwana iki so bivuze iki rero urumva Karosi niwe wabiteye uwo mukobwa kugira ngo amuheze. Karosi rero kugira ngo ugaragare kuri umucuzi nyakuri umupane koti nyakuri fata ibihumbi 150 na 50 hari 150 yahejeje Ezekiel ngo kubera uwo mukobwa kugira ngo Ezekiel umugore batabimenye. Ezekiel we yaryishyuye avuga ko ari ibiryo yariye yaracyemuye 10 Ezekiel yaryishyuye. Karosi yakoze ikiganiro kuri Ezekiel. Ezekiel agahinda karamwica n'umujinya ariko ati karoreka nkohereza ibihumbi 10 by'ibiryo nariye iwawe. Byo ntago azabyishyura yabiriye. So ariko Karosi ubwo nababimwishyuje aguma n'iryo 10
ariko niba atabimwishyuje natange saa 50 oya 160 ibihumbi 160 twakomeje muri Amerika twakomeje muri Amerika gatoya Karosi nafata ibihumbi 160 yavuze ko atari umutindi yavuze ko atari umukene yavuze ko yishoboye yavuze ko adafashwa ariko nzi icyo bapfuye na Ezekiel ni ukudafashwa nuko Ezekiel yanze ko Karosi afashwa kuko ibyo nabyo ndaza kubigeraho Karosi yashaka gufashwa gute se buretse ndaje erega jewe izanjye ni ndende genda zifite urumva ndaje nzibaranguze mwese genda ndaje nzibaranguze rero mu bukirisitu bwa Karosi nk'umuntu yicara kunuze kuri kamera agatangira agasenga uyu munsi wa none umugore wa Ezekiel mugeni Providence yamaze kumenya ingaruka hagati ya Karosi na Ezekiel n'uwo mukobwa w'ibihumbi 150 byabaye mugeni yamenye yuko si Ezekiel yararambaraye hasi ajya imbere y'umugore avuga ati mbabare nabwiye madame navukiye mu majyepfo mu karere ka Nyanza naje i Kigali ntazi uko mpageze niyo sezerano Imana ingejeje i Kigali niho nakumenyeye iyo ngumi Nyanza ntabwo nari kukumenya iyo ngumi Nyanza sinari kubyara uyu buhungu wanjye none rero Kigali bamubyishe nahuye nabyo ndagukunda nkagukundwa akazi ariko noneho nafashwe n'umuzimu kandi twese duhora turwana n'imizimu dusenga kubera buri munsi duhora dusenga Pastor Inshuti yaravuze ngo duhora dukizwa umuririmbyi nawe aravuga mu gitabo cy'indirimbo aravuga ngo yifuza guhora akizwa buri munsi twese twifuza guhora dukizwa urabyumva neza Ezekiel arambaraye hasi rero abibwira umugore we umugeni Providence amubwiza ukuri kandi n'ubundi nta mugabo Ezekiel moteri ni nzima urumva ariko muri uko kuba nzima urumva niba yari yagiye urugendo na Providence yari yagiye nko gusura famille ahantu Ezekiel akajya mu biganiro byo kwa Karosi akagenda mu cyumba nawe agaherayo n'umuntu runaka arimo arakora deliverance mu cyumba Ezekiel nawe urumva nawe yagiye muri deliverance yo kuganira amavuta akagwamo amazi Ezekiel yaza ko ari hari ngira icyo kwibariza kuri kamera zaganira noneho rero tuzaganira noneho rero uyu munsi wa none na Maria aramanutse kwera Karosi jewe ibintu yakoreye Ezekiel birambabaje mukanya ndaje jewe urumva yero yego ndakumva none rero Karosi ndamuzi afite umudamu mwiza ukijijwe Ezekiel afite umudamu ukijijwe yego ariko shitani ntabwo akizwa ntazigera nakizwa yacireho urwitero oya shitani si umukirisitu shitani si umurokore ntiyarokotse yavuye mu ijuru twese shitani reka remba bwiza ukuri abantu bavuga ngo shitani wowe uri wa shitani wowe urakijijwe ntabwo ukijijwe shitani niwe muntu wakijijwe mbere yacu twese azi uko biryo shitani yafataga n'ibyemezo imbere y'Imana mu ijuru urumva shitani yafataga ibyemezo imbere y'Imana ari marayika ukomeye arimba base tenari soprano naruto ayo majwi yose ane arimba imbere y'Imana Imana ikanezerwa yajya mu kuramya wera urabyumva neza shitani ayo majwi yose akaririmba Ezekiel ntabwo ari marayika w'Imana kuko ari marayika mu ijuru yaramanuwe mu isi abashitani Ezekiel ntabwo yagera ku rugero ntazana rugero azarinda ajya no mu nda y'Isatana rugeze ariko igihari uyu Karosi turamufata nk'umukirisitu nk'umuntu ukijijwe ariko arakijijwe urumva yuko nta yagera kure turamufata hari ibintu bitatu ngira ngo tumurebemo we azabitubwira niyo mvuga iki kiganiro ndabizi neza umuri ugiye kwaka urumva ariko nta gisebo cya ruti cyo mutesi yansereje ejo bundi nta gihari hari cyarise nta cyaza nta bya none nta bizaza byazananya nta Yesu uhabyumvise uyu munsi Karosi rero kuba warakoze amakosa urumva rero bwana abanyamakuru Karosi
akwiye kugira ibintu nka bingahe asabira imbabazi abantu bose kuri kamera ariko ibyajya kujya umuntu uze no kujya kwigira umumarayika n'ibiki byose nabireke kuba marayika. Nta muntu uri marayika, twese nta mumarayika tubamo. Turareba tugacumura, twavuga tugacumura, twatekereza tugacumura. Rero urumva zo cyari nawe ni umuntu, ariko noneho muri bwa umuntu se Karose utarabaye umuntu w'umugabo ngo abagiye hagati avuga ati rero ayo makimbira iyo connection ya Ezekiel n'uwo mukobwa ayikate. Pastor, bivugwa yuko uwo mukobwa yateretanaga na Ezekiel akohereza screenshot kwa Karose. Bivuze ngo Karose yarabivuze uwo muri uri kwaka. Karose yarabivuze. Giye Karose yarabinyibwirege ubwanje kuri telefone. Yarashyigikiye ko umuriro ukomeza kwa. Yarabinyibwiriye, yanabimbwiye mbere y'ibi byanjye na Mutesi, mbere yizi parapara za Mutesi nanjye. Nibwo Karose yabinyibwiriye. Nari muhamagaye hari ikiganiro yakoze. Ndamubwira nti rero ayo majwi yanjye uri murasohora na Sabe cyo kiganiro singishaka. Ntabwo nagutumye gusohora ayo majwi. Winjiye muri telefone yanjye ufatamo amajwi. Ntabiguhereye uburenganzira. Kirazira kikaziririzwa. Sinigeze nkina amajwi yanjye na Sabe n'umunsi numwe. Hanyuma rero uko byagenze. Karose ndamusaba. Niba ari umukristo by'ukuri koko, akaba ari umucuzi nyamucuzi by'ukuri koko. Natandukanye n'amatiku. Icyambere arabanza afata 150 abisubize rukundo Ezekiel ahakikisha kwa bimuhaye nashaka zaduhamagara inama kamera tuyatere. Oya ye 10 ry'ibiryo Ezekiel yahariye. Ezekiel yabaye umugabo aravuga ati sinshaka susuguro n'umunsi n'umwe. Urumva afata 150 abihereza Ezekiel nambara kubimuha hanyuma muvuga ati mbabarira koko narateshutse nakoze ibitaragomba gukorwa. Icya kabiri, uyu munsi yibuke ko hari aho bagendanye na Ezekiel, hari ibyo Ezekiel yamufashije, hari ibyo Karose yafashije Ezekiel. Mu bushuti bwabo rero ndagira ngo bisubireho bombi bagaruke. Urabyumva? Kuko Ezekiel yaracecetse, twese nta muntu yigeze abwira ko yahaye 150 Karose no mukobwa. Ariko Pastor tubivuga tu Ezekiel ataza kuza kubyumva twongorerane gakeya. Oya turongora je wowe uri kure yanjye kandi ndi kuri kamera jewe. Kereka nze bivuge gakeya Ezekiel ataza kubyumva. No bivuga gakeya kiranuka ye dore Paul yayizanye. Wenda nashaka ze kuza kubyumva ariko ntabyumve nabi. Noneho bivuga cyane n'abandi babyumva. Hanyuma Pastor turimo turabwira abantu tugira Ezekiel ubukwe bwabaye kwa Karose bwabaye nyuma y'ibyo bintu byose. Bwabaye nyuma y'ibyo bintu byose. Ezekiel akabirenga akaba coordinateur w'ubukwe. Ndeka none ubuse uranihuse wowe rero. Wowe urihuse. Kubya Ezekiel na Karose aho ngaho twanzuye ko twifuje ko Ezekiel yasubizwa amafaranga yiwe. Kuko Ezekiel yatinyaga n'umuntu umugore wa Ezekiel yarabimenye. Siko bimeze? Ezekiel siko yakubwiye ngo umugore arabizi. Yarabizi. Kabiri, izo screenshot za Karose nta kintu yatangaza kuri Ezekiel kigihari kirenze icyo ngicyo cyo kuvuga ngo Ezekiel yashatse kuryamana n'umukobwa ngo muhonga 150. Nta gisebo kibaho Karose usigaranye wavuga kuri Ezekiel icyo kirarangiye. Kirahari se nta kindi. Oya kirahari se umugabo nicyo kintu cyose atinya ko byageriwe nta gihari. None birahageze ni kabira Mutesi yarekuye amajwi ngo namusabye kera. Ndakubwiza ukuri nta gisebo kirenga icyo shaka kuvuga noneho ni igiki. Karose nk'umuntu w'umugabo nafati ya mbere asaba imbabazi Ezekiel kuba yarabiva ngo ufite screenshot zawe ngo gutereta kwa ngo abantu barakuzi n'iki byose. Ibyo byose rero twabirenze. Icyo rwose icyo nkivuze kandi nk'umubyeyi wa Karose noneho abyumva wamuhagarariye. Natabyemera ubwo icyo gihe arahita yemera ko nibyo navuze byose ko n'ubwo bukwe butabayeho. Natanyemera nk'umubyeyi ahita yemera ko mushikiwe nasabwe ngatanga atashingiwe. Kuko nige wari umubyeyi nige wari papa. Wari papa w'umukobwa na papa wa Karose. Twagiye rero sasa. Tuvuye ku bya Karose na Ezekiel. Karose azana Charite umukwe wo twita umukwe. Amushyira muri za kamera. Ahamagaza za kamera ndetse bashaka no kujya kwa Gerard Imbabazi ngo umusore agiye kuvuga ko famiye yiwe yanze kumwohereza amafaranga y'inkwano.
ndakubwiza uko ko banze umukobwa banze umukazana. ariko ibyo ni ibisanzwe ushobora kuba abantu bagutwerera ukabona amafaranga y'inkwano just so ndanabyangira jewe Samu Gakira arabizi twari kagugu muri ararume ndanabyanga rwose pe ndabyangira atoya atereka bivuge umusore ajya kuri kamera aravuga ati famille yanze kumfasha naje banyicika ko bazagereza amafaranga none ntayo bageze bampa tugiye ku ruhande rwa kamera turamubaza tutese oye ni gute wavuye muri Amerika uje gukora ubukwe nta mafaranga ufite nta mafaranga uzanye nta nayo wize nta nayo woherereje aho ugiye gukora ubukwe kugira ngo noneho bayafite ati nayo none ifite nayo yohereje famille z'i Burundi nzi ko bazataha ubukwe bazaza ati none imipaka ibyo turabyakira tuti none se muri Amerika kuvuze ngo nta banze kugushyigikira kubera ko batemera umukazana ati niko byagenze Karosi rero yagira ngo ba diaspora ba supporting batanga amafaranga kugira ngo ubukwe buzagende neza. hanyuma turibaza impamvu wabo bari banze kumusapotinga nk'umwana wabo bo icyabiteye hari icyo batumvikanye ubwo urumva umukazana yaberetse mbere ntabwo ari we babonye Charite rero kwihitiramo yihitiyemo ariko kwihitiramo ni bisanzwe urabyumva neza amaze kumva icyo Imana ivuze ngo ribo shakata akoni urumva amaze kumva rimo sharabose kotarabosinda umuntu wari uvuye muri Amerika aje kure mu pastoro ahanuriwe ko bazabana bahise nawe yaje kureba hagiye muri uwo mujyo kandi giye kusicyo ndifuza ko bazagira urugo rwiza bazakomere nimamara gukomera bazakomeze n'abandi ariko kandi urugo rwabo se Karosi azana muri social media buri gihe kari cyo kibazo kinahari haracura iki nyine urumva ni ikibazo so gukomeza kuzura nibi biganiro ejo none hose w'umusore abibone ari muri Amerika ni pastor niko numvise nabibona cyangwa se abakristo babibone bari bazi Charite bavuge bati dore wa muhungu wawe none ibyo yagiye kugukora mu Rwanda ikibaye niki twinjire mu bukwe rero ko yavuga ngo iwabo ngo baramubwiye ngo ntabwo bashaka ko ubukwe mu Rwanda ngo mu Rwanda ni habi noneho iwabo iwabo papa we na mama we ayo niyo magambo yatwibwiriye turi kagugu ko badashyigikiye ko ajya gukorera ubukwe mu Rwanda kandi mu by'ukuri hari uwo bari bakunze w'umunyarwanda kazi w'Ikanombe kandi bakaba atari n'abanyarwanda ngo hari icyo batinyaga basize mu bakoze mu Rwanda ntacyo wabyumvise ntacyo si abanyarwanda ntibahabaye hagize gute ariko baramubwira bati mu Rwanda ntabwo tuhashaka ntidushaka kubabeshyiraga cyangwa byari mba urumva ibyo byose Karosi niwe wamuzanye kuri za kamera mu nyungu za Karosi rero Karosi buriya zari inyungu ziwe uko ndibuka neza hari nubwo yanavuze ngo yabwiye Ezekiel ngo ariko Ezekiel ko mutamfasha nanjye mu gihe cya Bishop Gerard abona kamera ariko kandi tunibutse n'abantu ntabwo Gerard yahawe kamera na social media yahawe kamera Ezekiel yabitangaje turabyumva nibyo umuntu umwe w'umudamu abwira Ezekiel ati mushyireho urubuga mugira icyo mukora nanjye kizaba gisigaye nzagisohoza uruvuko byagenze rero hanyuma Ezekiel abanyambere abintwari abumugabo asaba Bishop Gerard ko bashyiraho groupe bashyizeho urubuga rero rwa WhatsApp twese badushyiraho turajoininga uwashobojwe yatanze icyo yari afite noneho mu rugero rwari rumaze kugerwaho Ezekiel atanga raporo ku wari yamusabye ngo mushyireho urubuga rwa WhatsApp ikizaba cyabonetse mwabonye mwe ubwanyu nanjye nzahita nshyiraho icyaburaga yego uruvuko byagenze ndacyumva hanyuma Gerard yari afite abadiaspora biwe benshi abashyira kuri urwo rubuga baritanga tubwiza abantu kuri tuve no mu magambo tureka no kubeshya abantu bakajya tukabembereza nta impamvu Gerard yizaniye abantu biwe urumva uko byagenze yizaniye abantu biwe twese aradufata yari afite amanimero adufata Ezekiel abo yumvaga arabafata bakiraho hanyuma Ezekiel bamwe mu bandi yashyizeho ariko benshi baraba Gerard no mu batanze benshi naba Gerard wabyumvise yego Karosi ngo uvuga nta n'ibihumbi 3 yashyizeho
nta n'igihumbi cye nabonye ndakubwiza ukuri urumva nta n'igihumbi nta n'ijana ribarwa igiceri cy'ijana yashyize ku rubuga none ngo tuvuge ngo Gerard barafashije ngo bagize gute baramaze numvise afite n'indi bivuga ngo Juste ngo Ezekiel ngo bakoze prank ngo nibiki Juste yari afite ideni Ezekiel aramuvugira Karosi ni umunyeshya kuki umuntu agira ishyari tujye tureka amashyari ishyari ntacyo rimaze y'abantu bari geraho nivugira ukuri bakazana parapara Karosi ufite ikibazo nawe twagutabara nkuko twahagurutse ku munsi w'ukwe Ezekiel rero yakoze ibyo agomba gukora nk'umuntu w'umunyarwanda ufite indangagaciro z'ubunyarwanda ibyo ukristo tujye turabishyira ku ruhande tuba dushyize ubukristo yenda hano gutya tubanze ubumuntu aribwo bunyarwanda siko meze kuko tuza abasilamu bafasha abantu tuza abadive bafasha abantu tuza abagatulika bazi gufasha n'abapagani bazi gufasha noneho rosasani tuza mu kristo noneho Ezekiel yafashe ubumuntu afata ubunyarwanda azana n'ubukristo ahita butereka aravuga Gerard Bishop Gerard afite channel yiwe yitwa Umucyo w'Isi TV uyu munsi yarahinduye yitwa Mugisha Rwanda TV kuko Gerard yagiraga gutya yampamagara ngarashaka gukora ikiganiro nanjye nkama nifite ibiganiro nigendeye kubera ko mfite kamera yahamagara Ezekiel ngarashaka ko mukoresha ikiganiro kugira ngo ashyire kuri channel yiwe Ezekiel nawe akaba yigiriye mu byiwe turavuga tuti rero isengesho rihari Uwiteka azakwibuka guhe kamera yawe Imana iza kwibuka Gerard binyuze kuri Ezekiel twese turajoyininga twese uwo Imana yashoboje yagize icyakora kubwiyo mpamvu rwose tubwizanye ukuri Karosi niba hari n'uwo wishyuza nanjye nakandagiye iwawe niba hari n'abandi kuya fagitire nanjye fagitire uyimpa nanjye ndaguha iyanjye ariko iyanjye yaba ndende ko ngiye yongeye gusabira umuntu bampa 100,000 none je najyanye imodoka bampaye 50,000 50,000 bikodesha imodoka nkire ya Pastor Antoine Rutayisire yahawe na Ngirikani bayita Fitina 2023 Fiotina jipe nshyashya numvise yikaragaje ngo barayishywe ngo korode ntiyayizaniye ubusa wakura imodoka imasaka ndakubwiza ukuri zira modoka zirahenda oya reba imasaka ku bashinwa ni imodoka nayikuye nazindutse yarubika njyayo madamu wanjye afite ubukwe ikibungo bwa famiye yawo nanga kujyayo ndakubwiza ukuri njya mu bya Karosi ndavuga ngo rero kandi Ezekiel yaduhamagaye saa 3 z'ijoro turi kuri hotel Teke buri buki ubwo bukwe buba buri buki ubukwe buba bati umusaza yabuze bati imodoka zabuze bati ibintu byabuze tubuvugaho ntago tugeze tubuvugaho nyine kuntu mwabwitabiriye kuntu wabaye Bishop Gerard yararwaye urumva ndamwinginga Ezekiel amuhamagara Ezekiel ambwira ati wamunyingingiye Gerard ndamuhamagara ndamubwira nti ndakwinginze niba urwaye ihangane uze mu modoka yawe turashaka umushoferi aza kuzanye ariko iyo myanya yindi isigaye byibuza turebe ko hari abantu bake bayijyamo urabyumva neza ndabyumva hanyuma rero imodoka nongeraho amafaranga ama essence biki byose cyakoza kwizera w'urugendo nawe yashyizeho 10,000 pasazana 10 duterateranya essence duhita tuyiteranya urabyumva neza twe twishaka essence yo kuzenguruka uwo munsi nabwo essence ishiramo ishizemo njya kongeramo iyindi kimisagara nandi kumwe na Bishop Gerard urabyumva neza bivuze iki rero Karosi jya wubaha abantu ubahina umwanya wabo umuntu nakubaha umuntu akaguha umwanya we umuntu akica gahunda ze Ezekiel yahagurutse n'umugore we babaye mu bukwe bwawe Ezekiel yaragutumiriye abantu wari wababuze ibibazo byari byabaye ibibazo jya wubaha abantu ubahina agaciro hanyuma harakantu ntari kumva neza ababyeyi bamaze kubyanga kuza mu bukwe bivuze ngo abantu bari ku ruhande rwa Charité nabo Karosi yari yashatse dore uko bimeze Karosi agira groupe yitwa abacuzi biciyemo ibipande bamwe hariya abandi hariya bamwe babashiki b'umuhungu kandi n'abashiki ba Karosi kuko Charité nta n'igisena cyo kwa mubyaro kiba mu Rwanda nta cyari gihari kuri iyo ncuro oya ntacyo ikindi tekinike zabayeho Charité kiza ngo agire kugira ngo adepere musezanye bamwohereje gusezeranira ibutare urumva mu kare ka Gisagara niba Gisagara niba ari amakuru nigeze kumva numvishe ngo yagiye kubatirizwa ibutare aha sorry kubatirizwa ibutare
kugira ngo azane icyemezo cyete ADPR cya hafi mwemere nk'umukristo wa ADPR kuko batari kumusezeranya avuye muri Amerika atabereka adafite ifishi yaho yateraniraga muri ADPR yigendera ibyo byose atabereka born again yiwe atabereka kuvuka ubwa kabiri kwiwe hanyuma ibyo byose baze kera bakamufasha kugira ngo boroganizinge ubukwe bugendereza izo maguru uyu munsi wa none ari kimbabaza ndababazwa na Ezekiel nkababazwa na Karosi Ezekiel waduhamagaye saa 3 z'ijoro atubwira ko ibibazo kwa Karosi bibaye atwinginga ngo tujye ibyo tureka ariko tubane na duhagaranira Karosi Ezekiel wakubise ibinibi Karosi watubwira ati Ezekiel rwose yo ntamubona byari kuba ari ibibazo ati ndashimira Ezekiel ndagira nyuma yaho yarabitubwiye uyu munsi wa none Karosi ko Karosi tumuheruka ari umuntu muzima ko tumuheruka ari muzima atarwaye adafite ibibazo by'umutwe Karosi byagenze bite Ezekiel ko abaye igicibwa urabyumva neza Karosi tumuza ari umugabo muzima urumva ari umugabo muzima ari umugabo ugira ukuri uyu munsi yarwaye iyi ndwara tutazi tutaramenya icyo nicyo kibazo rero jewe Rike nifitiye kuri Karosi hanyuma urumva rero Karosi abarambwiye mw'ijoro ati ndakwinginze uze n'imodoka yawe nta modoka zo gutwara abagenzi zihari mwakodesheje ya jipe boya ibwo ntiraza nahamagawe na Ezekiel ari nijoro twari kuri hotel Teke n'abanuze n'abakwizera burugendo bapiyunika bose ariyo turi yego hanyuma ndavuga ndiye imodoka icyo gihe asirase yo yari yarangiye ndabyibuka ndavuga nti rero nimfata asirase sindi bubone hari ibindi bishobora kubura yari ifite ikibazo cya asirase na controle ntabwo yari controle yari yarangiye kandi urumva ntabwo nari kwishyira mu muhanda nta controle ifite asirase yo ndabyibuka ni ibihumbi nka 40 ngahenda nari kwigura ikaboneka icyo gihe hanyuma ndavuga nti rero nta nubwiri yari imodoka yatwara abageni habeho gushaka imodoka y'ijipe izamutse hejuru urabyumva mushiki we ari we mugeni yanyoreje ibihumbi 50 yego tuvuganye ko ndi bubashakire Rava 4 no fo modeli urumva 50 harimo na ubwo harimo na essence yenda nk'ibihumbi 10 kuko weekend iyo utunguranye weekend oya essence nariho yari Rava 4 no fo modeli izingi z'ibiri 15 niyo mafaranga zikodeshwa muri weekend ubwo urumva nta na essence yari nariho noneho ariyo ngiye kugenda avuga nuko byasa kose rero reka nike ndebe ko nabona ijipe iri hejuru yo ngiyo nanjye ubwanjye ndisaka inshuti n'abavandimwe ndahamagara ndavuga rero Karosi dore uko bimeze biteye gutya hanyuma mbona Fiotina shyashya aribwo ari kiva muri Majerwa ndakubwiza ubwo Karosi ati nta n'umusaza mukuru dufite ni nawe ugomba kuba umusaza mukuru kandi njya nishyurwa ibihumbi 100 ubundi iyo ngiye kujya gusa Karosi waravuze ngo ntibazongere kugufasha ngo ntawe wabisabye none se niba ntawe wabisabye rero ukaba utaranyishyuye noneho nyishyura niba wari wishoboye nyishyura nanyishyura ibihumbi 100 urumva mwabikoze ubundi rya duka ryo ryaje kugendekera he iduka yaravuze ngo bararumva yakoze tekinike aravuga ngo iduka bararyibye ariko urumva ntaryo bibye mu bukwe yashoye Karosi cyamuhombiyeho impamvu arimwe arashihaza Keri nuko yamusabye ngo amusabira amafaranga aba diaspora ze Keri arabyanga genda yasabe mu essence avuga yuko iduka rye abutike bayibye bayisahuye urumva utwasigayemo nyine ashora mu bukwe bwa Charité na mushikiwe ngo batwibye Ezekiel ngo akora iyo technique deal kugira ngo noneho hajyeho nimero ya telefone Ezekiel arabyanga nanjye icyo kintu ndakizi yarakidusabye twese genda avuga giye uwo mujyo ntabwo nawe ushobora sinawujyamo simbizi buragiye uko mbayo nkubwize kuri Eric n'ibyo mpawe njya kagabuye akatagabuye ni kwisha mambo urumva jewe ndi imbere y'Imana sinshobora kurya ikintu kitagabuye njya kagabuye akatagabuye ni kagabuye icyo umuntu yanyihereye ubwo akakirekura kikaza
nta yandi masezerano twagiranye icyo ndacyakira isezerano ari ukumpereza abampereje rero nukeze kera apfa na Karosi nuko atamufashije gusaba ubufasha aba diaspora kuko ngo Ezekiel wari ufite cano iri hejuru ya Karosi rero ejo numvise Karosi avuga ngo cano ya Ezekiel ngiri hasi yiwe nibiri hasi yiwe se yamusabaga ibiki bindi ndakubwiza ukuri so noneho Karosi reka nkubwire umugabo ariyigira yakibura agapfa niryo jambo gihevuze umugabo arigira yakibura agapfa yavuye mu kigare buri hari icyo yishingikirije urumva abantu rero bumve babone iki kiganiro nibumva ibyo Karosi avuze umva kari ruvuzi umva kazi kuvuga nibiki byose kugeraho yahamagawe na Bishop David Rwisebura aramubwira icyo kiganiro kurekuye urumva gifite ukuri urumva uri umukristo urumva ariko Bishop amubaza ahubwo urusengero rwitwa Bethlehem hano Nyanza Kicukiro imbere ya Quality hamwe dukore ibiganiro pastor waharebe neza kuko Karosi azamuzana karambaraye uburyo ndimo ndabibona Karosi ni hateranira kuri buri wa mbere ni hateranira kuko niba umuntu ajya mu matiku nkaya ejo arazana amatiku kwa nyiri urusengero hano Kicukiro aho bukira mu gitondo niba afata abakobwa akavuga ati andikira runaka umubwire ko umukunda ugire nawe najya muri mudu nyuma yaho kandi uzi ko afite umugabo nyuma yaho umvuge ko ibi nibi ko wamusebya umuca ifaranga kugira ngo bamuce amafaranga Karosi wose umuco w'abagabo si umuco usibye n'abakristo nta n'umuntu ufite ubumuntu wakora ibintu nk'ibyo ngibyo ku nshuti yawe ngo zana 150 Karosi ntabwo ari byo rwose ndakunenze niba yarabikoze kuri wara abakobwa buri amagira nko muri bangahe Karosi ndakunenze Ezekiel ndamunenze nenze Ezekiel nenze Karosi banenze boss Ezekiel nawe yarazi ko duhari kuki ataduhamage ngo tubajye hagati amafaranga rega n'ubundi ntabwo Ezekiel yarayafite mu nenze Ezekiel n'ubundi bari bamaze kuyatwara Ezekiel yo Ezekiel nubwo atari hano nuko cani yiri hano genda namutuka iranye na yimbwa ngo Ezekiel nakubwiza ukuri umuntu w'umugabo nka Ezekiel twemera ubundi bihumbi umuntu w'umugabo Ezekiel umuntu w'umugabo atanga 150 by'ica oya je mumbwire Ezekiel afite abantu bo muri famille afite abantu bo muri famille bakeneye kwiga urabyumva neza Ezekiel bafite abantu bo muri famille bakeneye kwiga bari bakeneye kwiga babuze minirivare hejuru nakubwiza ukuri ariko pastor wakikura mu mage oya banza uve oya mu mage ariko amage ushaka kumbwira na amage nyabaki 150 utanakoze kwibere urabyumva ndakubwiza ukuri ntabere yakozeho wabyumvise neza Ezekiel umbabare ndakututseho gato uri umugabo ntabwo urimbwa kandi ntabwo uri buzunguza umurizo nta kabenzi wariye nta nkoko waguzemo byibuze ngo wicare kuri hotel uyisusure amafaranga Karosi yararije inyama yaguze inyama mu rugo ararya aranezerwa urugo rurishima nawe uwo munsi ushobora gusanga umugore we yararariye ibirayi ndakubwiza ukuri rwose ambabareze kera ko kantu mvuzeho n'abantu babyumvise bambabarire kandi musabye imbabazi akambabarireho ururimi rwacitswe ariko ndababaye cyane kandi hano utanababa ntabwo wababara ntabwo bakubabara 150 Karosi twongere kubona uri kuri kamera wazanye 150 bya Ezekiel rwose niba uri umukristo ukaba uri umukristo wa Kristo Karosi zana ibyo 150 ubisubize Ezekiel hanyuma kuko icyo yatinyaga nubundi mwagishyize hanze ejo bundi ni Karosi wabitangije abishyira hanze kurumva yari yeruswa nose niba Karosi yarakiri indonye yarangiza akavuga ngo Zeke ngo screenshot zawe mfite ngo nzizane urumva afite ibikangisho babyita ibikangisho mu mategeko ibyo bikangisho rero byiwe uyu munsi wa none ahubwo Zeke nasha afite n'uburenganzira bujya no kumureka urumva afite ibikangisho babyita ibikangisho nzizane ubuze cyashobora kugirana akantu n'umudamu gatoya ngo mu kiganiro Karosi yagukozeho mu kiganiro Karosi yakoze si izi screenshot z'abagore n'iziki wabyumvise ati waranambeshye wabona utaraterese gusa wararangiye buriya rero reka mabwire nakataraza mugiye kukabona Ezekiel yakoze akaganiro buriya aho bukiraraza gukora ikiganiro ndakubwiza ukuri ntabwo mbabeshye buriya Ezekiel ikiganiro ako twumvise nakaganiro
ubu turaza kumva ikiganiro aho nawe n'iki kiganiro baraza ku Karosi ndabizi nawe arawatse umunwa waramunaniye hoya ndakubwiza ukuri Karosi umunwa waramunaniye ubiyaza kuba ari umuntu nyamuntu ari n'ubundi n'umuntu ariko ikibazo cye ntiyumva kandi wa muntu udashaka kugirwa inamba ni wa muntu ushaka gukora ibyo ashatse kandi agasozi k'intahanurwa Karosi kahiye abagabo babona Karosi ufite umudamu Karosi ufite abana Karosi ufite icyumba nabwe nti Ezekiel afite channel yitwa Kiranuka TV ariko ntabwo afite icyumba cy'amasengesho uruvu ko nabwe Karosi ndabwe ni rero wowe Ezekiel ntarimwe arahomba Ezekiel nagera akakubomba rikakuri Kiranuka TV abakristo bawe bo mu bacuzi bakumva ibyawe na Ezekiel by'abagore no gutereta n'ibiki byose Karosi uratakaza byinshi Karosi se nawe arabatereta abo mu bacuzi none se ubwo ngubwo wowe screenshot yazihawe nandi ni telefone ya Karosi yandikiye umukobwa yandikishaga kwa Ezekiel wari ushatse kubinyangamugayo ngo akiranuke inyi umucuzi yarashatse kubinyangamugayo ngo akiranuke gukiranuka uzi cyari cyo none se ko batari baryamanye yaramwaturiye aravuga ati nta nibereza Ezekiel yakoze ngo yumve iryo bere ko rihagaze cyangwa ryaguye rimeze nk'isogisi urumva kuko Pastor Saturday rero narumvise mu kiganiro avuga ngo umukobwa ngo yibere rihagaze ngo riba rimeze nka baro ngo ariko ryaguye ngo yari maze kugwa ngo rimera nk'isogisi urumva rero urumva Ezekiel nawe ntiyumvise ari ibera ari isogisi cyangwa ibere ryari rihagaze nka baro ntabwo yakozeho ngo yumve urumva ubwo se Ezekiel yuba hafi nkukubisa akanyafu none ndabye urumva so rero jewe mundeke kuko agahinde kananyishu amafaranga ni menshi pe yazana kuri hotel teke tukirira igiti cyabitatusimbagiza pe oya Ezekiel byaramwigishije amakuru mfite Ezekiel byaramwigishije yamenye umuntu icyo aricyo ariko icyo musabira ndamusabira gukomera no kwihangana ndamusabira Imana imukomeze imushoboze kandi Karosi nawe icyo musabye akwiye gusaba imbabazi Ezekiel kuko baramubabaje ntukwiye gufata amafaranga y'umuntu nka Ezekiel Kiranuka TV se ubuyinjiza amafaranga ngaye inzo Ezekiel yishyura amafaranga ngaye afite umugore afite umwana urumva Ezekiel ushobora no gusanga afite n'umuntu yenda aba hafi yo mu muryango urumva rero ntabwo yabura twese tuba dufite abantu baduhanga amaso urumva rero Karosi ntabwo wakoze ibintu by'abagabo wakoze ibintu bitari iby'abagabo wakoze ibintu bitari by'abakristo wakoze ibintu bidafite ubumuntu ibyo bintu ndabyanze wowe na Ezekiel mwakoze ibintu bitabaho eri je nushaka undeke kabisa Pastor nanjye numva byandenze nushaka ndeka Ezekiel iki kiganiro yihangane haraho na muri sakabwa ntabwo ari akabwa nta zunguza umurizo arabizi nawe ariko ibintu nta muntu umugabo wakora ibintu bamaze kumenya yuko uwo musi yaruko byari byabaye bamaze kumenya yuko nta gisebo yahura nacyo kirenze icyo bamwe ni izina ry'Imana reka ubwira nureba ko uyu musi nta gisebo cyaza ngo kinsebye kiruta video kiruta audio camarade na mutesi bare kwejo wundi ubwizo kuri makire yarakwiye cyaturuka heza ubwo se cyaza cyitwa ngo iki icyo ntacyo ubu rero na Karosi ubusaraza asubiza Ezekiel amusubiza iki amubwira iki none se aramubwira iki urumva igisebo ari mu mubwire nkikiye kiruta iki ngiki nta giseboro cyaza kuri Ezekiel kiruta icyo Karosi amwanitseho nk'iki ngiki nakubwiza ukuri yaranamwishyuye kandi Karosi nawe abantu bamugaye bamunenge nta bugabo bw'umugabo ujya gufata abantu babiri ngo bahuze ngo muha amafaranga birangire gutereta ntabwo bigize icyaha ariko gufata ku ngufu bigize icyaha nta na kimwe yakoze urabyumva Ezekiel yihongaga kugira ngo message zitatambuka ku mudamu wiwe yubatse urugo nta kindi ere gutagira ngo hari n'ikindi byo 150 byatangiye kwari ukugira ngo umugore wa Ezekiel atabona izo message noneho rero sasu barazifite uyu mugabo yarazimweretse Karosi rero bya 200 wari ufite ugatanga senkani ugasigarana igitano bitange koje Karosi yaranabinyemereye yarabimbwiye ko Ezekiel yatanze igitano Karosi barabimbwiye nzaba umugabo kubiha ariko yabihaye umukobwa kandi umukobwa yarakeneye na computer yarayiguze buriye icyo nasoza rogemba bwira nuko ngewe nabanenze bose
ari uwatanze amafaranga, ari uwagiye hagati y'umukobwa witwa Karosi. Karosi ntiwabaye umuntu w'umugabo, ahubwo wabaye umupagani urenze n'umupagani. Icya kabiri, Ezekiel uwo munsi nawe ukwigishe byinshi, warize bihagije, wize Karosi, wize kubana n'abantu. Nasengeye Ezekiel na Karosi ubahe kumvikana, Karosi yishyure Ezekiel kandi ubumwe bwabo bwongere busubirane, Karosi ntasubire mu matiku mu izina rya Yesu, amen. Yego, turangirije inkuru. Urakoze cyane.